amarira turira amarira tuzanezerwa tuzanezererwa igihugu sezerani hanagura kizaza amarira yose amarira twarize tuzanezerwa tuzanezererwa igihugu yadusezerani ijuru n'igihugu cyacu n'igihugu tuzuyemo umuntu kandi tugiye tuza kigeramo umukiza Yesu umukizaza amarira yacu tuzanezerwa n'ukuri muhumure umukiza Yesu umukizaza hanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije.
iminsi yacu ni intambara ariko umunsi wo guhembura uri hafi ijuru tuzahabwa amapeti menshi inyenyeri ku bitugu byacu ntituzibuka ko twahoze kwambara imyambaro ngutabare ibivuga yuko utabarutse tukiri mu isubu turi ku rugamba iminsi yacu ni intambara ariko umunsi wo guhembura uri hafi ijuru tuzahabwa amapeti menshi inyenyeri ku bitugu byacu ntituzibuka ko twahoze ku rugamba nitugera mu ijuru baza turemera tuzumvira indirimbo ya Mose tuzumva n'iy'umukwe n'umugeni tuzumva n'indirimbo ihebuje Imana data turirimbire tuzanagurwa amarira yose ubwo tuzaba dutabarutse nitugera mu ijuru baza turemera ibiyo tuzumvira indirimbo ya Mose tuzumva n'iy'umukwe n'umugeni tuzumva n'indirimbo Imana data turirimbire tuzanagurwa amarira yose ubwo tuzaba dutabarutse uzambikwa ikamba ryiza azarya ku giti cy'ubugingo gihuza azamuka umusozi w'Imana azibera mu rusengero rw'Imana irebera ubwiza bwihoraho unesha ni uzambikwa ikamba ryiza azarya ku giti cy'ubugingo gihuza azamuka umusozi w'Imana azibera mu rusengero rw'Imana irebera ubwiza bwihoraho unesha ni uzambikwa ikamba ryiza azarya ku giti cy'ubugingo gihuza azamuka umusozi azibera mu rusengero rw'Imana irebera ubwiza bwihoraho nitugera mu ijuru baza turemera tuzumvira indirimbo ya Mose tuzumva n'iy'umukwe n'umugeni tuzumva n'indirimbo Imana data turirimbire tuzanagurwa amarira yose kuko tuzaba dutabarutse nitugera mu ijuru baza turemera tuzumvira indirimbo ya Mose tuzumva n'iy'umukwe n'umugeni tuzumva n'indirimbo ihebuje Imana data turirimbire tuzanagurwa amarira yose kuko tuzaba dutabarutse tuzanagurwa
tuzaba dutabarutse tuzabana n'Imana tuzanagurwa amarira yose kuko tuzaba dutabarutse isezerano ryiza ryo gusaba mu gihugu narihawe n'umukiza kandi ntabwo rihanguka kuko Yesu adahinduka mfite isezerano ryiza ryo kuzaba mu gihugu iryo sezerano narihawe n'umukiza kandi ntabwo rihanguka kuko Yesu adahinduka narihawe n'umukiza kandi ntabwo rihanguka kuko Yesu adahinduka amarira amarira n'ibyago ndagusuhuza umutima kuko tuzaba tugeze iyo tutakibabara amarira n'ibyago ndagusuhuza umutima kuko tuzaba tugeze iyo tutakibabara ibyo bimwe imbaraga nshya nk'inyanja y'ibibazo mfite isimbi idashyingurwa kayishinjagiriraho niwe Yesu wanesheje ibyo bima ibyo bimpa imbaraga nshya nk'inyanja y'ibibazo mfite isimbi idashyingurwa kayishinjagiriraho niwe Yesu wanesheje mfite isimbi idashyingurwa kayishinjagiriraho niwe Yesu wanesheje amarira amarira n'ibyago ndagusuhuza umutima kuko tuzaba tugeze iyo tutakibabara amarira n'ibyago ndagusuhuza umutima kuko tuzaba tugeze iyo tutakibabara icyo gihugu twasezeranijwe nawe tuzanezerwa tumvine tubonanye n'intwarane mu birori bidashira tugeze mw'icyo gihugu twasezeranijwe nawe tuzanezerwa tumvine tubonanye n'intwarane mu birori bidashira tugeze mw'icyo gihugu twasezeranijwe tuzishimana na data tuzanezerwa tumvine tubonane n'intwarane mu birori bidashira tugeze mw'icyo gihugu twasezeranijwe nawe tuzanezerwa tumvine tubonane n'intwarane mu birori bidashira tuzanezerwa tumvine tubonane n'intwarane mu birori bidashira
tuzanezerwa tugeze iwacu yo tuzanezerwa tumvine tubonanye n'intwarane mu birori bidashira tuzanezerwa tuzabona abacu tuzanezerwa tumvine tubonanye n'intwarane mu birori bidashira tuzabona abacu iyo iwacu tuzanezerwa tumvine tubonanye n'intwarane mu birori bidashira tuzababonayo abantu banzirije tuzanezerwa tumvine tubonanye n'intwarane mu birori bidashira icyo gihugu icyo gihugu cyiza tuzagitambagiramo tugitambane na Yesu Imana ituriyo icyo gihugu icyo gihugu cyiza tuzagitambagiramo tugitambane na Yesu nambiwe Imana ituriyo iwacu yo icyo gihugu cyiza tuzagitambagiramo tugitambane na Yesu Imana ituriyo tuzimana na data icyo gihugu icyo gihugu cyiza tuzagitambagiramo tugitambane na Yesu Imana ituririmbira icyo gihugu cyiza tuzagitambagiramo tugitambane na Yesu Imana ituririmbira. ikintu ngiye kinejeje mu mutima wanjye ni uko uyu mukecuru ndamuzi twaraturanye abana be n'inshuti zacu n'abana bacu n'abavandimwe buriya rero hari igihe n'umuntu ajya gutabara ahantu tugapapira ibintu tuvuga ku muntu urumva umuntu wagize ibyago upfa gushakisha ibyiza uvuga kugira ngo nine wikura aho hantu ariko nibyo tubwira abantu burya kenshi abantu baba babizi bari aho ngaho muri icyo gitaramo cyangwa se no kwirimbi aho tugiye gushyingura ariko inshingiye ku bamwe abana batanze natwe nuko tumuzi ni umukecuru wagiraga ubuntu ni umukecuru wasabanaga wagiraga ishyaka ni umukecuru wasengaga Imana kandi akayisenga kuko twagiye tubona rero no mu mirwarire ye twagiye tubaza ntabwo yigeze arwara yiyenza ashihura abana hari igihe umubiri urya umuntu akumva yarya n'abandi nayo kubera umubabaro kandi rimwe ukaba utanamurenganya bitewe no kwihanganira ubwo bubabare ariko we n'ubwo bubabare niyo twamusuraga wasangaga ari aho hakeye wamubaza ngiye nahaje namaze ntiruranze ati nakumenye nta kibazo ngiye ikintu nibuka mukecuru namwibukiraga kenshi cyane iyo twahuraga ariko atararwara yarambwiraga ati bazina banjye ari aho mfite umwana witiranwaga nawe yamukundaga kubirera uko twahuraga arambwiraga ngo bazina ari aho cyo kintu mwibukiraho Imana kandi ikomeze kutugirira neza ndibuka rero dubitse kujya gushyingura umuntu igihuma abandi wari waje watabaye ninjye wayoboye iyo mihango ndigisha nabwo dufite ibyiringiro ko umuntu wacu yagiye mu ijuru arangije arambwiye ngo ntuzongere kuvuga ngo umuntu yagiye mu ijuru ariko navuze ngo dufite ibyiringiro ntabwo twari mushyizemo twe turitanga ariko umwe hanze yaravuze ngo waba usize inkuru ki imusozi no gusiga inkuru mbi imusozi biragatsindwa muharanire kugira ngo musige inkuru nziza ejo bundi umupasiteri watwigishije yatubwiye ngo ibikwica iyo byegeranyijwe biraza bikakwica nyine ibikwica iyo byegeranyijwe biraza bikakwica yaba ari imodoka yakwica yaba ari igare ryakwica yaba ari gusitara ugapfa wagenda ugakubita kano gatwe k'inyuma twagiye tubona abantu ibyica byabagezeho kandi bakagenda ariko wowe waba utari bupfi ukaba uri kumwe n'abantu byarangira bagapfa gute ugasigara nigeze kubona indege imwe ku Gisenyi yaguye yari kajugujugu yaraje igonga umusozi abantu barimo ntibapfa ubwo wabisobanura gute ukuntu kagujugujugu yaza ikagonga umusozi abantu ku murongo wa mbere 9 mu gitabo cy'umubwiriza 1 ibyo byose nabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge bari mu maboko y'Imana n'imirimo yabo ari urukundo cyangwa urwango umuntu nta cyazi muri ibyo byose biri imbere yabo
byose kuri bo bibageraho kumwe, amaherezo y'abakiranutsi n'abakiranirwa namwe, ay'umwiza uboneye n'ay'uwanduye, ay'utamba ibitambo n'utabitamba. Uko umwiza amera niko n'umunyabyaha ameze, urahira ameze nk'utinya kurahira. Iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho hariho ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi cyangwa nta ngororano bakizeye, kuko batakibukwa. Imana yacu nishimwe. Cyane cyane umurongo numvaga ngendereye ni umurongo waho wa 5, ngo abazima bazi yuko bazapfa. Kandi kuba bazi yuko bazapfa, bazi yuko bazahabwa n'ingororano, ariko wapfuye yarasinziriye, byararangiye. Imana yacu nishimwe. Twebwe rero wakwibaza ngo niba abazima bazi ko bazapfa, uyu munsi urupfu rutwara utahiwe rwose pe, ushaka no gutaha ntugere mu rugo, nta gitangaza kirimo. Rero niba uzi yuko uzapfa, ugomba gutegura ubuzima bwawe ukiri muri iyi si. Yewe njya mbwira nangwa n'abasengera muri Eglise Catholique, bo barababwira bati tuzabasabira misa, wenda akajyana icyo cyizere. Abari muri abadini y'abapuruso rero bo bakurinzira ku murima, bakakubwira ngo ibikorwa byawe nibyo bizakujyana mu ijuru, nta n'uzabona uzakuvugirana kuramutsa Mariya. Rero nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uri ahangaha, bayikuvugira batayikuvugira, ntago byagukuraho wakoreye, bizakujyana mu muriro cyangwa bukujyane mu ijuru. Inzira n'ebyiri, ni umuriro n'ijuru, ntandi urugendo ruzarangirira, ariko hariho ibyiringiro. Kintu nshimira Imana nuko Imana yacu ari nyembabazi. Kintu nshimira Imana yacu nuko Imana ari urukundo. Kintu nshimira Imana yacu nawe waba warakoze ibyaha bingana gute, ukavuga ngo Mwami Yesu ndakwakira umwami n'umukiza, irakubabarira kandi ikakweza ndetse ikagutunganya. Dukwiye kwegera Imana. Ubu ngubu wazana ntuzi taximetre ngo dupima abantu byabavudukanye batanabizi, wasanga ari hehe? Mwaretse tukavuduka twegera Imana, ikaturengera, ikatugirira neza, ko nta handi hantu hari ubuhungiro usibye muri Yesu honyine. Amafaranga ntiyakurengera, Igifaransa n'Icyongereza cyangwa izindi ndimi waba warize ntago byakurengera umunsi bya bikoresho byaba byegeranyijwe, kereka Yesu wenyine niwe wakurengera. Imana yacu nishimwe. Mbifurije rero kuzajya mu bwami bwo mu ijuru, kandi icyo twifuza nuko umuntu wese uri ahangaha nukuri akwiye gutekereza ku mibereho ye, kandi ukabana n'abandi amahoro. Yaba ari mu kazi ukabana n'abantu amahoro. Ejo ushobora kuba, uyu munsi ushobora kuba uri umukoresha, ejo nawe ukabukoreshwa n'abandi. Ejo ushobora kuba ukoresha abana bo mu rugo, uyu munsi wa none abaye bakazakoreshwa n'abandi, kuko utazi iminsi igenda yerekera. Ugomba kubaha umuntu uwo ari we wese, kandi utegura n'ubugingo buhoraho, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ni nziza, Imana iradukunda, Imana itubeshaho, Imana itwongera iminsi yo kubaho. Hari igihe Imana ikubwira ngo mwana wanjye ndakurinze, kurinze urupfu cyangwa urinze impanuka, ukumva ko ari ibintu bisanzwe. Ejo bundi nagiye ku rusengero, mfata akamoto ndagenda, ngeze mu nzira, kino cyahoho, bya cyahoho rero tugitinya kubi, uko byamaze abantu n'ukuri rwose. Tubona rwadusatiriye, rwaje mu gipande cyacu twari duherereyemo. Icyo gihoho kimaze kugira kigiye kutwegera, agiye kugidutikura, umumotari twatiri kumwe, turagenda satira umunyonzi mu kubita ifi. Ubwo urumva bitari byegeranyijwe ko ari Imana yabigenje neza. Ariko nagira ngo mbabwire aho bizazira hose bizagira gute, bizaza tugende. Ariko waba usize inkuruki imusozi. Ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye, kuko batakibukwa. Imana yacu nishimwe. Turashima Imana ko tukiriho.
twashima Imana ko turamye kandi no mu ngororano Imana itanga no kurama nabyo bijya bibamo nabyo kurama bijya bijyaho bibamo ese tekereje uyu munsi wa none abo mungana bapfuye bangana gute ugira ngo se warinzwe nuko uzi kwivuza ugira ngo se warinzwe nuko uzi kurya neza beya niba ari abantu nkunda abadive mu bintu by'imirire biyitaho bazi uko barya nijoro ntago barya ibintu bigize gute bikomeye nijoro ntabwo amazi barayanywa bakanywera ku kigero bitewe n'ibiro bafite ariko nabo barapfa ntibapfa se twagiye tubona nk'abantu ariko kuba mu mujyi nabyo ni byiza mu gitondo cya kare hari igihe umuntu azinduka ugasanga abagore ugasanga abagabo bambaye amateni de siporo barimo barabyina ibibuno bitigitana byose birukanka kandi ngo baba bashaka kudapfa hari igihe nigeze kugenda ngeze murabona ko ari agahanda gacariya Igahogo hariya kuri FPR hariya none nsanga bose bagaramye mu muhanda bari bamaze kwirukanka bose bagarama mu muhanda wenda nayo wari uhari icyo gihe banaga akaguru hejuru abandi bakanaga akaguru hejuru ngo icyo bashakaga ni ukudapfa siporo ni nziza turabizi ifite umumaro ariko naho wayikora igihe cyageze wagira gute waca ukagenda ugakurikira abandi Imana yacu nishimwe rero Yesu ni mwiza kandi abereye mwiza abamutegereje bose izina ry'Imana rihabwe icyubahiro niba hari ikintu nabonye ahantu batirata ni ku rupfu mu bukwe umuntu yambara uko ashatse yambara ibyo abona bimubereye bitewe n'uko abyumva ukajya kubona ukabona haye n'uje yibagiye kwambara kuko atashye ubukwe busanzwe si tujya tubabona ukabona nk'abakobwa bambariye abandi mu ntuza babakenyereye ugasanga yambaye yibagiwe ko yambaye agasatura bikagera ahangaha akitahira kuko ari ubukwe ariko sindabona umuntu waje gutabara yambaye ibyabonye buri wese abazi ko ashobora gupfa ejo cyangwa ejo bundi ariko nagira ngo mbabwire ngo dukwiye kwirimbisha uko byakagenda kose Imana rigahabwa icyubahiro Kakubwire Serafi uyu mukecuru wacu mu ngororano Imana itanga no gushyingurwa hari umubyeyi umwe yigeze kurwaza umwana kandi yari umwami ubwo mubyari muri Bibiliya harangije atuma umugore we ati nyamuneka ajya kombariza umuhanuzi Ahiya umumbarize ko umwana wanjye azakira ati kandi ugende wiyoberanyije ugende udafite isura yuko uri umugore uturutse ibwami Ahiya uwo nguwo yari umuntu wari warashaje ngo yarahumye atakibona n'amaso ye ariko ngo agitunguka ageze ku kingi by'amarembo umukozi w'Imana aba yamubonye arambwira ngo Mukayeruba wamuwe niki cyatumiza wiyigiza undi mugore w'ahandi nakumenye niki kuzanye ndakizi uje kubaza yuko umwana urwaje azakira ariko reka nkubwire ntabwo azakira ugihinguka ku bikingi by'amarembo iwawe arahita apfa amubwira akantu keza kanshimishije ngo kandi mu muryango wanyu uwo ni wo wenyine uzahambwa kuko hari imirimo myiza yamugaragayeho abandi bose bazakwererwa bya bindi basomye Bibiliya ntabwo nabivuga ahangaha nuko ngo bazapfa bayorwe nk'uko bayora umwanda ibyibaye uko nguko ubwo rero no kugira ngo naba dushyingure umubyeyi wacu ntihazagire ubabuza kurira muzarire kuko utaririye umubyeyi nawe ntago waba uri umuntu utaririye umwana wawe ntago waba uri iki ntago waba uri umuntu nkanga batubwiye yuko Imana ijya kurema ntago yigeze iteganya yuko urupfu ruzaza urupfu ruje rero niyo mpamvu mu bice by'ibyumba tujya tugira abanga batubwira yuko ibyumba by'umutima cyangwa se by'ubwonko bigeze mu bice 4 kagira ibintu bibamo ariko Imana ijya guteganya ntabwo atwigije ku rupfu ruzaba kuko yarazi ko abantu bazirira zirambuto ntibazigire bapfa n'umunsi n'umwe mu bihana Imana yahanye abantu n'urupfu yazanyemo niyo mpamvu rero umuntu yapfushije waba uri umugabo waba uri umugore umuntu wawe umufitanye isano ya bugufi ugira gute ugomba kurira kandi kurira bikuberamo umuti wo kugira ngo ubashe kuruhuka kandi ukanarusha Imana tundagushimye kuko wanjye ashoje urugendo amahoro Imana yacu nishimye mbifije namwe rero kuzasoza urugendo amahoro kandi icyo twizeye Imana izatugira neza ijambo tugiye gusubiza ni ijambo riri hano mu gitabo cya Daniel
umuhanuzi Daniyeli 12 ni umurongo waho wa 2 wonyine buri dusenga Imana ikomeze kubana natwe. Daniyeli 12:2 ese ngo kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Imana yacu ishimwe. Umuntu wese urangaha mwifurije kuzakangukira ubugingo buhoraho, kuko nzi neza yuko nubwo dusinziriye tuzakanguka mu izina rya Yesu. Abasinziriye bazakanguka. Natwe nituba tukiriho, Yesu akaza tugihumeka umwuka w'abazima, azaduhindura dusanganire Yesu mu bicu, ndetse ngo abasinziriye bazadutanga kuzuka, bibasanganire Umwami mu kirere, twimane ya ngoma y'imyaka 1000. Imana yacu ishimwe. Hari aho bisi Kigali ngo nimbura buturo kugira ngo tuzabashe kujya mu bwabe bwo mu ijuru, ariko ntabwo nazapfa kujya ko yiboneye, hazagenda bakoze ibyo gukiranuka. Turasabiye abagabo n'abagore, urubyiruko rurangara, umukobwa n'abahungu, umuntu wese arinde ubuhamya bwe kandi azamuhe kwihangana kugeza ku iherezo rye ubwo azabashoje urugamba. Urakoze kubyumvishije, komeze kubabarira abantu bo kweze no kubatunganya no gukomeza abana mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero ndarike bene data igihe hino akomeze na gahunda nk'uko twabiteguye. Shimwe. Haleluya. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Ngendahimana Samuel. Ndi umwana wa 4 wa mama. Ndi umugabo ndubatse mu Kigali. Mfite umugore n'abana 2. Akazi nkora mu itangazamakuru mu kinyamakuru bita The New Times. Ndi umwe mu bayobozi muri cyo. Ndagira ngo rero mbere yuko ntanga ubuhamya mbanze basabe mumfashe turirimbane indirimbo tumaze amezi 3 turirimbana na mama, basomere n'ijambo tumaze ayo mezi dusomana na mama. Muramfasha kubarokore muri hano murayizi, indirimbo y'198, ubundi n'indirimbo turirimba ku igaburo ryera. Mumbabarire uko ushobojwe uririmba ukoma amashyi, kuko biri mu byo yansabye ko mu gitaramo cyo kumuherekeza tuzayiririmba gutyo. Niba hari abashobora gufata mikoro bamfashe, iravuga ngo umwami wacu Yesu niwe tangiriro umwami wacu Yesu niwe tangiriro n'itorero yaremye mu mazi n'ijambo yazanywe mw'isi yacu no kudukiza ibyaha ngo tuve itorero rye yaguze amaraso yazanywe mw'isi yacu no kudukiza ibyaha ngo tuve itorero rye yaguze amaraso itorero
anyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Ni njye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga. Isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ni njye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Murongo wa 17. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye. Nshobora kubusubirana, nshobora kubutanga, kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo tegeko nategetswe na data. Amen. Ndashima Imana. Ndashima Imana. Nyihanganire. Ndashima Imana ko igihe cyageze mama Imana ikamucyura. Ariko ndashima Imana cyane ko yayikoreye. Ndashima Imana ko ari twebwe abana be, ari n'abaturanyi, ari nabo basenganaga. Ndashima Imana ko mama yabanye n'Imana ubuzima bwe. Mama yari umunyamasengesho. Mama yakundaga gusenga ku isaha ya 9 z'ijoro buri munsi. Ntabwo nzi uko yabigenzaga, niba yarashyiraga reveille muri telefone ntabwo mbizi, ariko nta munsi n'umwe atasengaga izo saha. Ndamukunda cyane. Atubereye umubyeyi, abera abaturanyi umubyeyi, umujyanama kuri benshi, abereka urukundo, natwe kandi turamukunda. Sanzwe yararwaraga, ariko atari cyane, akivuza bisanzwe. Ariko umwaka ushize mu kwezi kwa 11 ararwara, araremba. Tujya kumuvuza i Kigali,
kwezi kwa 12 tubona transfer yo kujya mu bitaro i Kanombe. Iminsi yose namujyanaga, ariko imbaraga z'umubiri zikagenda zirushaho kuba nkeya. Arwaye iyo minsi yose bafata ibipimo, bafata n'ibindi bipimo kuri Faisal. Kwezi kwa 3 badutangariza yuko basanze arwaye kanseri y'ibihaha. Yarari mu bubabare bukomeye. Ni data mwamusuye mwaramubonye. Ndashima Imana ko mu burwayi bwe yakomeje kubana n'Imana. Ndashima Imana yuko atigeze atubwira nabi. Ndashima Imana yuko uburwayi bwe yakomeje kuba umukristo. Kandi ndashima Imana yuko igihe cyageze ikamucyura, kandi ko yabanje kumutegura. Nshimye Imana kandi ko muri iyo minsi yose tumurwaje yakomeje kujya tubwiriza. Twazaga hano akaturirimbira indirimbo. Hari iyo yakundaga kuririmba ivuga ngo nezezwa no kwizera Yesu, wiringiye ntabwo bafite kuri ubusinjya n'inye bisambaho ibyago cyangwa amakuba, kuko nzera ku mwami wanjye byose bitegeka. Gakunda kuvuga ngo ngenda ririmba ibitero, mwebwe muririmba inyikirizo. Dushima Imana rero yuko yashimye ku munsi we ari uyu nguyu wo kwisanga. Dushima Imana ko yamuhamagaye, kandi turabashimiye namwe ko mukomeje kutuba hafi. Mana nishimye. Nshimiye abapasiteri barimo kwifatanya natwe. Nshimiye amakorali arimo kwifatanya natwe. Hari ijambo rikomeye yari yaratubwiye mu minsi ishize. Twagize umugisha ku wa 6 w'iki cyumweru kirangiye. Yari yatwifuje tuza hano tumara amasengesho y'iminsi 2 ku wa 6 no ku cyumweru. Turasenga, buri wese amukozaho ibiganza, buri wese amukora mu ntoki. Twabonaga afite isura nziza, twabona hari umucyo mwinshi muri bo. Ariko ntabwo twari tuzi nyine ko ku wa 2 Imana iramuhamagara. Yagiye rero nkuko nababwiye ku isaha saa 9 ariyo yasengagaho. Undi yagiye saa 9 za mu gitondo, tangiye gusengana na bashiki banjye. Imana iramuhamagara. Dushima Imana rero yuko yabanye natwe kandi ikabana nawe. Imana yamaze kumwakira, Imana yamutuje aheza. Twizeye ko natwe tuzabona. Yabaye umumaro ku bantu benshi uko nabivuze. Imana ishimwe ko yamuduhaye. Turamukunda kandi tuzakomeza kumukunda. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Amen. Abandi nabo baduha ubuhamya mwanya mutoya, batambuka bakijya hino, nabo tukabaha mikrofone. Buriya hari ikintu
kitugoye cyane kuko uno mubyeyi wacu n'umumama wacu yadukundaga uramuvuga ukumva susizi kuje kandi njyewe ejo abo twavuganye ibyo nababwiye nibyo yatubwiye yesi nagiye ku by'ubuhamya bwe nagiye ku buhamya by'ibyo yatubwiye hari umuturanyi babanye umuvandimwe bareranywe nari nzi ko nawe ari buze gutanga ubuhamya bw'uko babanye ariko buriya sinzi niba yabiteguye yaza akabutanga niba ariko bitari kumukundira njyewe ndongera muvuge gatoya mu makanya muvugeho gatoya mvuge ku mukecuru wacu mvuge ku byatubwiye yatubwiye ibintu bikomeye abo twari turi kumwe ejo nababwiye ko gahunda y'ibi birori bye niwe wayiteguye yatubwiye ibyo tuzakora n'ibyo tuzakora ku munsi w'itaha rye twagize amahirwe yo gusenga hano iminsi 2 n'iyo minsi 2 twarangiye dushima Imana kuko nawe twasenganaga nawe twari tuzi ko akize birangiye ariko nyine yararuhutse birangiye twarabibonye nibwo bwa mbere yatubwiye ibya mbere byo yari yatubwiye ejo narabibabwiye yari yatubwiye twaraganiraga inshuro nyinshi akatubwira ngo ariko se wundi ngo murabona nzakirara ati muntegurire ikanzu abarakorero yo kumvisha ibintu nk'ibyo ndavuga ngo mw'izina rya Yesu icyo gito gayo majwi ngo nabegeyeyo aratubwira nintaha njye ndumva nshobora kuzagenda muzantegurire muzajyane mu rusengero nitugira amahirwe tukageza ku munsi w'ejo kandi tuzagezayo Uwiteka yaduteguye kugira ngo tumwerekeze uyu munsi wari we ndemba ribiri ko bariko ibiri imbere bihari Uwiteka ariko tuzabikora twashimishijwe n'ikintu kimwe murazi ko insengero muri iki gihe henshi ziragize kandi zikorwaho imirimo myinshi ari nkeya ariko kubw'amasengesho yasenze no guherekezwa n'Imana hari gahunda zahindutse ariko kubwe bitatugoye bitageze gute byari bikomeye kuri twe tubona bikomeye tubona turi no gusaba ikintu gikomeye ariko kubw'amasengesho yo mu kiranutse twasanze byoroshye ibyo turashimira Imana yatubwiye ikintu kimwe tuzakora ku rusengero yatubwiye ati geni mumerekeza muzaze dushimane Imana tuzashima Imana tuzashima Imana tuzashima abantu kandi iriya ndirimbo Samu yaririmbye bwa mbere yakundaga kuyiririmba isaha y'isa 9 we yari yarayifashe mu mutwe sinzi ukuntu yabigenzaga yaraduhamagaraga dusenge ejo nabwiye ababyeyi ko isaha nziza yo gusaba umugisha ku bana ariyo saha nziza yari yaratumenyereje twirirwaga dufite amahirwe n'umugisha ko yamara gusengera iyo twamara gusenga yaravugaga ati bana banjye Imana weho umugisha tukagenda nta bwoba dufite tuhombye intwari yadusengeraga ko abantu bajya bavanga ikivu umuntu yatangiye tuzacyusa ariko yatangiye kinini tuzabishorerwamo na Nyagasani kuko icyo yarashoreye ntabwo wakigenda ngo ucyuse Imana yakishimye cyane nashimye Imana mu by'ukuri ari ikintu nababwiye nubwo nashatse mu uyu muryango
agira amahirwe yo gushaka nkabona amabukwe. Njyewe uno muryango nawumenye ku bwa mabukwe. Ubundi mbere yo kumenya madamu wanjye namenye mabukwe. Urukundo yanyeretse nuko namusanze ibyo byatumye menya umukobwa we. Ahubwo ejo narababwiye ngo hari abantu bagize umugisha nababyewe n'ura mukecuru kuko babanye nawe igihe kinini. Jewe bo batubanye mu myaka mikeya yaho nshakiye madamu. Kibaye igihe gitoshye. Nubwo yarwaye hano igihe kirekire, we twagendaga mu cyumba aho yabaga aryamye, twagira amahirwe yo kuganira nawe. Nubwo yabaga ari mu ntege nke ze, yavugaga iby'Imana, yakoraga iby'Imana, sinumva atongana, sinumva agira gute, sinumva ambwira nabi, sinumva agize. Ndavuga ngo no guhugura, yari kintu guhuguraho, yaraguhamagaraga akakubwira. Ibi yasimbishaka arashaka ko bigenda gutya na gutya uri wenyine. Abana twamukomotseho buri wese ajya mu impuguro zimugize. Ikindi yagiraga cyiza, yagiraga igitera cyo kuduteranya nibura buri kwezi. Abafite imirimo akavuga ati byihorere, icy'ingenzi ni ugusenga. Ibyo ukora se ni ibiki? Urabura uyu munsi hari igihe yaje rwose tuzi ko turi mu Kigali gusenga, araza dusengera hano ko ari utari wabonetse ari mu izindi gahunda, ariko arababereka dusenga nawe tumusengere. Urumva yafaga inyabitenge akaza tuzaniye n'ibyo kurya. Sinari nabona na rimwe avuye atazanye imitwaro. Byo nababwiraga. Imana yashimwe cyane. Twagira ubuntu bwo kubana n'umubyeyi watureze neza. Ababo bahanganye bakiri mu butoya bagize amahirwe menshi, nubwo nanjye nanoshoho gakeya. Bo reka ndekeraho ko n'ejo tuzavuga. Nge nzitizwa n'umunsi yuvuga ku muntu ufite ubuhamya bwiza. Nabwiye mu buzima bwanjye, ejo narabwiye mu buzima bwanjye rwose ndongera mbisubiremo. Nabonye abantu babiri bakijijwe. Ntibizamva mu mutwe, nzajya mbavuga. Ngewe amagambo umukecuru yambwiye yo nkiza kumenya kazagenda, kuko ejo wenda nateguye ururabo rwo kumushyiraho. Akubanga ayo majwi tuyirukanire kure. Banarazunye ururabo rwanjye nkarumuhereza mbere. Amubwira ati ururabo rwanjye reka mbe nduguhaye, kuko we yatubwiye ngo ngiye mu ntegurire ikanzu nzambara. Arabitubwira, atubwira ati mutegure, kandi mu gihe cye umunsi wanjye ni mumerekeza muzanjyane mu rusengero, tuzafatanya gushima Imana. Ejo azaba hari. Atubwiye mujye mushima Imana kandi mushime n'abantu. Mpamya ko twe abari mu isi tumenya aho bagiye, ariko ntekereza ko abari mu ijuru batureba. Ndabyumva neza, ngenda byimagina nkumva mu mutwe w'indimo. Kuko atacyambaye uyu mubiri ntabwo yavugana n'abari mu mubiri, ariko ari mpamya katuruzi. Tuzagerageza gukora bimwe mu byo yatubwiye byose, tugerageza kubyubahiriza uko dushobojwe. Tubikore nk'uko bikwiye, kuko azaba turuzi. Ariko twagira ubuntu bwo kubana n'umuntu ukijijwe. Mujye mwifuza kugira ubuntu bwo kubana n'umuntu ukijijwe. Mujye mwifuza gupfa muvugana n'umuntu ukijijwe, kuko yagiye gupfa aho kugenda ngo n'umubiri aho kugenda ugwiza imbaraga, ukagira ngo ari gukira naho ari gutaha. Imana yakishimwe cyane. Muri iki cyukuntu yadusengeraga nuko yadusabiraga buri joro, buri gitondo. Ngiye rwose ari ngiye byageraga no kweguka bikananira. Kabye mva nko mu kazi naniwe, kandi saa 9 turi bujye gupfuka amahano tugasenga, ari buhamagare, nakegura umutwe nkumva rwose biranze. Cyokora madamu akihangana akagenda. Nkeguka nkumva n'umunaniro n'iki cyose, intege zikaba nkeya.
ariko ejo narababwiye ngo umuntu umwe yaravuze ngo bamwe bari gusenga 7 abandi bari gusenga umwe ukamunanira ugenda uko imbaraga zawe zingana icyo shima Imana no kireba mu mutima Imana yakishimwe cyane shima ko hari abakuru hari abatoya hari abagize gute imigisha dufite yavuye ku masengesho y'ababyeyi badusengeraga ndabihamya uko nshakana n'umudamu mu by'ukuri ntacyo twari dufite nawe icyo yaduhaga ahanini ni ibyo kurya yaradutunze yaratugaburiye n'ibibazo bindi yakemuraga n'iby'ubuzima kutugabura nk'uko abandi batugaburira ariko umugisha yadusabiraga waradukurikiye niwe waduherekeje kugeza n'ubu nta bundi butunzi bukomeye ni umugisha yadusabiraga iyo ugize amahirwe ukaba uri umubyeyi ukamenya gusabira umwana mu gitondo burya umugisha w'umubyeyi woherekeza umuntu nagize amahirwe yo kubyarwa n'ababyeyi badakijijwe neza cyo ngo badakijijwe neza reka mvuge ko badakijijwe ariko muri famille yacu harimo umuntu nawe ukijijwe cyane niyo mvuga ngo umwe yari data wacu yari pasiteri yarakijijwe pe mpamya ko yagiye mu ijoro n'abandi bose nawe agiye mbana n'abantu bakijijwe ariko ugiye gushyira ku murongo buri kintu wagira uwa mbere ukagira uwa kabiri ukagira uwa gatatu ukagira aho uhera naho ujyana abantu bari bakijijwe aba bantu barakijijwe yasenze Imana wowe ngo reka mbabwire ko isengesho ryo gukiranukira rikurikirana umuntu yaransengeye ibyo yanyaturiyeho byambayeho njyewe kugira ngo nawe ngo nkizwe nari nakijijwe kubw'amasengesho yasengaga sinari nzi ko ijwi ry'Imana rivuga njyewe nabyumviye ku ibaraza ry'uwo data wacu numva iby'Imana ibabwiye ndindirwa ku isezerano rye nagira ibibazo nkagenda kansengera mugirira nk'umugisha ngize amahirwe ndongera ndonka indi kado aho nashatse mbona umuntu nsengera agenda numva ibyo byose nasengewe iyo wasengewe neza ugasengerwa n'umuntu wizeye kandi ukiranuka amasengesho hari abantu basenga bakayagira gusenga ukabigira intego ugasenga nk'umushakashatsi yashakashaka ikintu cye aragikora paka apfuye cyangwa akakigeraho ibyo bikunze kuba mu mwaba bantu b'abazungu ashobora gutangira ubushakashatsi akabaroga umwuzukuru nawe akaburaga undi ariko paka akazabugeraho kujya mu iri juru tugira rero ni ugutegura ubushakashatsi bwo gushakashaka uburyo uzabona ubugingo harimo abantu basenga gutyo rero narababonye agasenga ategura iby'ubugingo bwe kandi Imana ikabukora yewe reka ndekera twaganira byinshi gize amahirwe kubwo mbonye aka kanya ko kuvuga ngo tuvugane namwe dutangirwa nijoro ariko mu by'ukuri tujye duharanira ubuhamya bwiza hari ijambo namenye kandi nzirikana uyu mubiri uko twawugira kose uko byagenda kose uko waba ukomeye kose uzatuborana ushire ariko hirya yo n'umubiri nugira amahirwe ukabona ibyo kurya nugira amahirwe ukabona ufite umubiri muzima ujye utekereza kuko byagenda kose uzagira iherezo tekereze hirya yo n'umubiri habiki niba ikintu kimwe nari ndi kumwe n'umuntu ngiye nagize amahirwe yo kubana n'abantu batandukanye rimwe twari ahantu ndi gutegura kujya gusenga nari kumwe n'undi muntu arambwira ngo twari turi ahantu twahuriye ahantu ku muntu w'inshuti yacu nabwo arambwira ati ariko abarokore burya bajya bansetsa ko mbona ubwo twari tugiye kumucyandikira ndavuga ati ariko njyewe n'umunsi ndasenga ati ko mbona mwanga kurya mukagira gutya igihe muzajya kwiruta uva mugasanga iyo Mana muvuga itabaho muzaba mutarahombye koko wahombye utuntu nk'utu n'ibindi byinshi ambwira muzaba mutarahombye ariko numva ijambo rinjye ndambwira ati nta kibazo njye nisanga narahombye tuzabana ariko we nusanga warahombye nagiye mu iryo juru nagiye ku iyo Mana wowe utabizi sinzi aho uzaba reka nkomeze ngerageze ndwane nabyo wenda ningira amahirwe nzabigeraho Imana yashimwe cyane uretse ajya aharanira kuzagera ahagiye no kuzagira ubuhamya bwiza Imana yakidufasha amen njya ndangiza nsenga turagushimira cyane Uwiteka Imana turagushimira kuri Imana nziza turagushimira kuri Imana yaturaritse ndetse urupfu rw'umubyeyi wari uzi ko ruzabaho kugira ngo duterane kuno mugoroba twebwe tugiye mu kabazima turagusabye ngo bigire icyo bitwigisha mu buzima bwacu bitwigishe kubana nk'uko yabanaga
bitwigije gukunda nk'uko yakundaga, bitwigije kugira neza nk'uko yagiraga neza. Yesu Kristo umwana w'Imana. Bitwigisha buri wese gusenga nk'uko yasengaga. Yesu Kristo umwana w'Imana. Tugerekeze mu ka Kristo nk'uko yakigeze mo tukabibona. Ni umwe mu bahamya twabonye twebwe kubihamya. Niyo mpamvu n'ubu tukivuga izina ryawe ko iyo tugirirwa umugisha natwe Uwiteka kugira neza tuzagira iherezo ryiza. Buri wese rero umusabe umugisha mwami, umuha mugisha, umuha mugisha. Uyu mutima ntabwo ari uwo umuntu Uwiteka kugira neza yishyizemo, ni wowe ubwawe wawuhinduye kugira ngo umuntu abashe gukiranuka. Natwe twemerera duhindure mwami Imana yacu, ude kwita ku iherezo ryacu. Twavuga byinshi ariko iby'ingenzi mwami bidukwiriye nibyo ubona waduha, abari biteganyije mu izina rya Yesu. Amen. Muraho ry'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ababyeyi bari hano, abagabo ndetse n'urubyiruko, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Rero nanjye uriya ni mukuru wanjye. Data na mama bakimara kuva mu mubiri, umuryango wagumye kutubera umubyeyi. Uriya muntu iyo muri iyi gahunda, nibuka amateka ye nkiri muto. Ntabwo kubaha Imana no gukunda abantu ni nk'ibintu Imana yamuremeye mu nda ya nyina mbere y'uko avuka. Yabyirutse akunda Imana. Bwariraga, twamara kurya tugiye kuryama, hari indirimbo yaririmbaga buri mugoroba pe. Simbabeshya, mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana ishobora byose. Nibuka igitero kimwe yaririmbaga ngo, iri joro Mana yanjye ndagushimira umugisha wampaye uyu munsi wose, ntaragorwa n'ibitotsi, imbura ibitotsi mwami, untekerereshe ibyiza, inzozi ze kumbabaza, Satani ye kunshogoza. Haleluya. Agakurikizaho isengesho ryo gusaba umugisha akiryamira. Bwacya akongera bwakira nkumva aririmbye gutyo. Hari indirimbo yongeraga kuririmba ariko ubu yangarukanye, none nicaye hariya hirya. Umwana ahagaze aha. Ntabwo nimero yayo nyibuka, ariko n'ubundi ni iyanyu, kuko n'ubundi yabyirukiye muri iri torero. Yararirimbaga ngo, izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye, nzajya ndisingiza ndahwema ndivuge n'ibya Yesu. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Inyeyurira umubabaro, imanagura amarira, inyongorera ngo mpumure, ngo ninyuke mumbere. Haleluya. Amen. Reka ncaguranye. Samweli, iyi ndirimbo ndayigutuye hamwe n'abavandimwe bawe, ari abakuru ari n'abato, ndayibatuye. Imana ibaha umugisha. Mukuru wanjye rero aritahiye, aruhutse imihati n'imiruho yo muri iyi si. Mu miruho yahuye nayo yagize imyitwarire myiza,
mukuru wanjye yasigaranye abana ari bato, umutware we avuye mu mubiri, ariko ntiyigeze akoze Imana isoni. Yaratwigishaga akavuga ati nubwo umugabo wawe yaba avuye mu mubiri ntuzamuca inyuma ngo nuko yapfuye. Ntabwo icyo cyaha yigeze agikora pe, ntabwo yari bose. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bana rero ba Esiteri, bana bacu, nawe mukwe mwiza uzaruhirwa muri byose. Nanjye ngusabiye umugisha, ndagusabiye rwose imbere y'Imana, kandi Imana yasezeranye ko abo tuzasabira umugisha bazawuhabwa. Kandi Imana ntabwo yifuza ko twavumana, oya. Ubwo nicyo mbifurije. Icyo nzi ni uko Imana yavuze ngo icyo tuzavuga, icyo tuzasaba twizeye, izagikorera kwihesha icyubahiro. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mukuru wacu rero aragiye, yambuye umubiri, ariko twizere ko ubugingo bw'Imana yabufashe kandi itazaburekura. Ntabwo nyine muri iyi si ntitwagumana. Aragiye, ejo ni njye, ejo wundi n'undi, ariko reka dusabe kwitegura. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Reka menera aha ngaha, ariko mwatubereye inshuti n'abavandimwe. Yesu yaravuze ngo sinkibita abagaragu ngo muri inshuti zanjye, kuko ibyo nababwiye nabyumvanye Data. Nanjye ubu ndanezerewe, hari n'abandi bavandimwe turi kumwe, turanezerewe rwose. Namwe bibaye ngombwa akagira uw'Imana ivuga ngo iminsi nakugeneye irarangiye, muzajye mutubwira, natwe tuzajya tubaza tubafate mu mugongo. Murakoze cyane. Imana y'amahoro igumye kubana natwe, igumye kutweza. Nibyo mbifurije, nanjye mbyiyifuriza mu izina rya Yesu. Byose uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uri Imana yadusezeranije ko ntacyo uzahisha ubwoko bwawe, uhabwa icyubahiro. Umukozi wawe Mana wemeye kubana nawe, umuhaye imbaraga, umuha Mana umunyuzamo imiyoboro yo kurera abana wari wamuhawe ubwo yarabasigaranye. Reka ngushimire ko atagukojeje isoni, ntiyabuze guhura n'ibyari kumuca intege ngo akuveho, ariko warahabaye. Yesu uramukomeza, uhabwa icyubahiro. Nsabiye rero abana asize kugira ngo ugumye kubana nabo, kandi umurage basigiyeho gukundana ndetse no kugukunda ubakomereze, ubabere ingabo ibakingira, bambike ya mbaraga wambitse Mana n'ukuri umukozi wawe Pawulo, ubambike ya mbaraga wambitse Samweli ubwo wamutumaga n'ukuri kwa Yesayi. Iyo mbaraga ndayibifurije kugira ngo ubane nabo mu buzima bwabo bwose, icyubahiro kibi cyawe. Nakubwira byinshi ariko ibikwiye urabizi. Mwuka wawe yaragumye kugendera buri wese aho turi aha ngaha, kandi ubwo tugera bamwe bagera ku macumbi yabo, Mana basinziriye barota ibyawe mu ijuru. Umye guhishura ibihishwe, usobanura ibidasobanutse by'agakiza kawe. Ubushake bwawe busohorere muri twe ku bwa Yesu. Urakoze. Yewe rero mama namuvugaho ibintu byinshi cyane, numva nabuze naho nabihera kuko umwanya ni muto. Muri aba bana bose uko turi 8, nshobora kuba ari njye uzi ukuntu mama aryoha muri bose. Noneho byiyongeye muri iki gihe cya nyuma cyo gutaha kwe. Mama yaratashye ari mu ijuru, ubu turi kumwe nawe, arishimye kuko ari kubona igitaramo nk'uko
yagendaga bidusaba ko tuzatarama kuki. Mama rero yewe nshatse vuba, nshatse umwaka washize, komeza mfata iby'umwaka washize kugira ngo nihutishe igihe, kandi ejo nimubona akanya nzongera mvugeho na mbere yaho. Namaze gushaka hashize igihe gito, madamu ararwara igihe kinini, akazi karahagarara kiwe, urumva twari babiri mu rugo. Nta ko kubigenza nari mfite. Madamu araryamye, nanjye nkeneye gushaka ibibesha umuryango wanjye, nkuko twari tunari bashyashya tutazi ngo se mera gute. Icyo gihe rero nibwo nabonye mama yari mwiza, nari mbizi ko ari mwiza. Icyo gihe ubwo byabaye bikomeye. Madamu yarwaye amezi agera muri 6. Ayo mezi 6 namwe murayumva. Yabaga aryamye, ntabwo yaryaga, ntiyanywaga, namwe nyine murabyumva. Asenga Imana, ariko nkavugana Imana kubera ko ari wowe wemeye yuko ibyishimo twari mu by'ubukwe bibaho, kweri yemeye yuko bibaho, yari ifite n'impamvu byari bibaye. Mama urugo rwe yararufunze, asigaho amufasha nyine imirimo, amatungo riba rikeneye biritunga buri munsi. Izindi gahunda ze zose arazihagarika, araza azi iwanjye aramfasha, arwaza umukazana we ayo mezi yose. Ariko Imana ni nziza, Imana ni nziza. Mama iyo atatuye imfura yanjye ari kubabara kurusha. Ariko mama yakoze byari bikomeye. Mama yarabungabunze urugo araruta. Impamvu nari kubabara cyane ndi kurambagiza, narasengaga ariko nkagira igihe cyo kuvugana nawe cyane. Ko yajyaga ajya kunsengera, akajya ku musozi, akajya mu butayu, ajya gusenyera icyifuzo Imana izanyubakira urugo rwiza. Urugo rwiza rero yasabaga umukazana mwiza, nicyo byari bisobanuye. Yarasenze pe, nabaga mu nzu yanjye nyine mbi Kigali. Icyo gihe niho nabaga, uko byageraga mu gitondo, ubwo za saa 9 amaze gusenga, nanjye byagera mu gitondo amuhamagara saa 11 kugira ngo njye mu kazi, tumaze kuvugana nyine akankomeza nk'umuntu nyine nabaga njyenyine. Nahoraga n'abavandimwe nagiye kubasura inshuro nkeya. Mama arakanganiriza akatuma ntiheba. Mama akajya kunsengera inshuro nyinshi, byaranejeje. Rero mama iki gihe arazaza kundwaza, aza kurwaza madamu agira igihe arakira. Madamu tugera igihe cyo kujya kubyara, mama
mama icyo gihe ndatekereza nibwo aheruka mu rugo nibwo aheruka mu rugo rwe yaje arwaye ariko nyine ntabwo byari cyane mama rero kuba byari bigenze gutyo yagombaye rwose bwa madamu yaje guterura umwuzukuru yamurwaje igihe kinini nyuma araterura ariko nyuma yo kumuterura nibwo nyine imbaraga ze z'umubiri zatangiye kugenda ziba nkeya nshimye Imana rero mama atashye imvune zose yaruhiye yirwa yirukanka imisozi ubyuka za saa 9 z'ijoro avuga isengesho mu isengesho yavugaga nanjye nabaga ndimo avuga ati Mana umuhungu wanjye uzamuha urugo rwiza ko navuga ngo imbuto z'ibyo yasengeye yagiye azibonye byinshi rero navuga kuri mama ariko mama agiye ntamuhembye numva yararwaje madamu arabyara aho imbaraga kuri madamu zari zije mama nawe atangiye guserebura yuko abonye umwuzukuru ahise arwara rero kimbabaje ni iki ngiki cy'uko mama agiye najyaga mbibabwira na madamu abwirane rero hari igihe kimwe umwana nawe amaze kuvuka tuzatembera tukajya ku mazi Gisenyi tukajya nyine kunezererwayo kubera ko twavunitse nyine igihe kinini ariko Imana n'ibiri yari yarateguye umurimo we yari yaramushinze ahari ubwo kuri njye ni kuri y'abagenzi mama rero muri iyi minsi numvaga nifuza nyine kuba ndi kumwe nawe cyane kuko ku cyumweru twari turi kumwe nkavamo nyine mama twishimanye nkava musezeyeho yibanganiriza ariko burya yari ari kunsezera Imana rero yuko nta gihe kimwe cyaciyemo mu munsi umwe Imana ko basomo uwo munsi umwe si munini Imana yakoze ibikomeye rero nshoje mbabwira Imana ibahe umugisha mukomeze mutube hafi ntabwo biba byoroshye ariko hamwe n'Imana ikomeje kutwambika imbaraga murakoze nitwa Semana Theogene ndi umukwe wa mami wa mukecuru wavuga ibigwi bye bwakwira bugacya ariko reka tugerageze tubigeho gakeya byamunda kugira emosiyo ariko biragoye ko wakwiyumanganya hejuru y'urukundo umuhate n'imbaraga mami yari afite urukundo yadukundaga hari abagarutse bajya gusenga
yakundaga kudusengera cyane kandi agakunda kutuba hafi. Rimwe yajyaga atuhamagara akatubwira ati Rome nagiye ku musozi kubasengera, akatubwira iby'Imana yamudutumyeho. Icyo nagarukaho kimwe yigeze kuvuga ati mu bana banjye bubatse ni mwebwe musigaye mutagira aho kuba, akajya afata umunsi aricyo cyifuzo kimujyanye akajya ku musozi gusenga. Yavuga akatubwira ati Imana yabwiye ko ibahaye inzu nziza cyane mu mujyi wa Kigali. Rimwe na rimwe ntabwo twabasha kubyumva kuko ni ibintu bisaba ubushobozi buturuzi. Yasubirayo ati Imana nabonye ibi n'ibi nabonye ba transport, ibyo byose ntabwo wari kubasha kubyumva. Imana ishimwe yuko iyo nzu yaje kuzura na transport iraboneka. Imana yacu ishimwe. Iyo nzu imaze kuzura umukecuru yarahaje n'ubundi hari icyumba yarayemo n'ubu ngubu cyitwa icyumba cya kaka. Abana dufite 3, 2 nibo bamaze kumenya ubwenge. Icyo cyumba bakita icya kaka ni mu tundi kintu akubwira ati mu cyumba kwa kaka ati cyangwa hanze, akubwira ati cyangwa imyenda yawe mu cyumba kwa kaka. Icyo cyumba niryo zina gifite. Yari umubyeyi udukunda. Mugenzi wanjye yahoze avuga ukuntu yazaga yikorera imitwaro, yazaga i Kigali tuhatuye turi benshi, ukibaza ukuntu buri muntu wese yabashije kugira ikintu agenda amugenera. Jyeweho nakundaga umutobe w'ibitoki, sinzi ukuntu yaje kubimenya, yakoreshaga uburyo ki bwose awuzanira. Umwana wanjye w'imfura nawe akawukunda, yamuhamagara akamubwira ati kaka ndashaka agatobe, oya kugira ngo tukabona umukecuru no kuva i Nyarugenge no Kigali ukabona yatuzaniye umutobe. Yadukunze urukundo rukomeye. Muri iyo nzu yasengeye harimo icyumba cye, ariko no mu mitima yacu harimo icyumba cye kidashobora gusanga. Yadukoreye byinshi bikomeye. Muri abo bana bose nabyaraga, madamu yajyaga ku gise, najyaga kugira gutya twitaye ko atuye kure, tukagira gutya tukabona yahageze, tukabona yageze mu rugo yaje kutwitaho. Ntabwo nigeze isufura, ahubwo buri gihe yabaga ahari. Yari umubyeyi ugira urukundo, yari umubyeyi ugira ubuntu. Nivuga ngo ugira ubuntu mu byumve, nagaruka turi hano abamuzi wese muramuzi. Yatangaga atitangiriye. Yari umubyeyi w'umunyembaraga, nturebe ngo yari akuze, ariko iyo warebaga ibyo yakoraga byose wabonaga yuko ari ibintu. Mugenzi wanjye John niwe wavuze ati biragoye ko twavuga ngo tuzakora nk'ibyo yakoze. Yaravuze ngo tuzagerageza kugera ikirenge mu cye. Mu by'ukuri yari umuntu udasanzwe udukunda. Igihe ni gitoya ariko navuga byinshi, ariko Imana imutuza heza, kandi natwe asize dukundane, tugerageze kumwigiraho. Nitwara tugera muri situation runaka tujye tumvaho, ariko umukecuru yabigenzaga gutya, kandi yari afite abantu benshi bo kwitaho. Nawe ubwe ntabwo yizirikanaga we ku giti cye. Niba ufite ikibazo yaremera kuba akarufunga akazi wawe mpaka ikibazo gikemutse. Murakoze cyane kubana natwe, kandi mu by'ukuri icya mbere cyo dukomere, umubyeyi wacu ari mu ijuru. Mureke dukore ibyo gukiranuka, twigane imirimo yakoraga kugira ngo tuzongere kumubona. Murakoze. Kugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ntibubitsinda. Abashaka ubugingo budashira, impumyi zigira zabarengera. Muze mwese dushengere, ijuru n'izimana n'umuntu.
Mana data wa twese, Mana yacu, Mana idukunda, dukomeje kuba imbere y'ubwiza bwawe kandi mu muryango Mwami wa bene data. Turagushimira ko ari gukora imirimo n'ibitangaza, kandi ibyo ukora biradutangaza ndetse nibwo biturenga, ariko turagushimira kuko Mwami Imana ufite gahunda nziza ku bantu waremye. Turagushimira none kubwo uyu munsi wa gatatu turi imbere yawe dutaramiye umukecuru watukuwemo, kandi dukomeza kuzirikana ko Mwami Imana natwe dufite iherezo. Niyo mpamvu dukomeje kugira ngo ukomeze kuba hafi yacu kandi ube hafi y'umuryango. Niwe Imana ibasha gutanga ihumure uko bikwiriye. Turasabye kugira ngo uyu muryango ukomeze kuba hafi, kandi ntabwo byashoboka ko Mwami Imana yacu twabakorera ibyo mukecuru yabakoreraga, ariko we Imana yacu uzabane nabo, ubashyigikire, ubayobore, barinde, kandi icyifuzo bafite cy'uko babasha kugira ikirenge mu cya mukecuru. Mwami, turasabye kugira ngo ari wowe uzakibashyigikiramo kandi uzabashoboze. Tukweretse rero umunsi w'ejo n'ubundi dufite wo kumuherekeza. Turasabye kugira ngo Mwami Imana yacu uzabane natwe, gahunda zose guhera mu gitondo kugeza nimugoroba uko zitubwiye, Mwami Imana uzaziyobore. Urakoze, turagushimiye. Habonetse n'amafunguro, Mwami Imana turasabiye kugira ngo Mwami umugisha wawe kuri yo, kandi imibiri igiye kuyakirwa ubwe neza. Kandi turasabye kugira ngo ubwo hagiye kuba gutandukana ugendane na buri muntu wese, ubuntu n'amahoro byawe no kugira neza kwawe bibane natwe na bene data bose ndetse n'umuryango wa mukecuru. Mbisabye nizeye ko ubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.